kubera yuko ikintu bita ubuzima ntabwo ubuzima ari ukurya no kunywa. Ubuzima ni uguharura umuhanda uzanyuraho mu myaka uzamara ku isi. Yego, iyo ugenda ukora amanyanga mu bantu, uhemukira abantu, urakaza abantu, ubabaza abantu, uba urimo gushyira amahwa n'amacupa mu nzira unyuramo, kwisibira amayira. naho waba uri umucuruzi, uri umushoramari uteye ubwoba, ariko warashyizemo amacupa n'amahwa, ntaho uzakandagira. Uzajya ukandagira wenda uba ufite ibifaranga, amahwa akujombe, ukandagire amacupa akujombe. Hari n'abantu maze bacukura ibyobo birebire mu nzira banyuramo, kandi ibyo byoba amaherezo kuko ari mu nzira bazacamo bakazabigwamo. Ikintu umuntu aba akwiye kubanza gutunganya ni imibanire ye n'abantu, imibanire ye n'Imana. Kuko kurama kwiza ni uko urama ugirira neza abantu, kurama kwiza ni uko wagiriye neza Imana. Kuko burya iyo ufite abantu bufite ibintu, Imana niguha akazi ujye ukabyaza kandi kazi. Hari abantu Imana iha akazi bakakitwaramo nabi, aho kugira ngo bakomeze bagakore, ikabanyaga ikabaha ikagaha. Imana nubona iguhaye umugore, singaho nibereye, Imana iranyaga se kubita udupapu, bizaba kubita udupapu ari abagabo ari abagore. Nubona iguhaye umugore abandi barababuze, ikaguha umugore utagutera stress, nushaka uzagura isumu ujye umuheka, kuko numufata nabi zakunyaga. Nubona iguhaye umugabo ukabona ni umugabo utandukanye n'abandi bagabo, nushaka uzagura isumu ujye umuheka rwose, ujye unamuterura umwose nk'ose akabebe, kubera ko izakunyaga numufata nabi. Ikintu cyose Imana iguhaye, niguha ubuzima ikaguha kubaho, bifate neza, wikaya mu buraya, wikaya mu busambanyi. Ikintu cyose Imana iguhaye gifate neza. Nimbi ubona koko iguhaye amezi 12 ukayafunga utarajya rusororo cyangwa murindi rimwe, ukayafunga udacitse amaguru, wikigira umudanje, wivuga ngo ninzi gutwara imodoka, naninzi gukwepana n'impanuka, fata ya mezi Imana iguhaye, uvuga uti uyu mwaka ngiye kwinjiramo ndawubyaza umusaruro, nibombarike kuwiteka, kuko nta kintu Imana yaduhaye itatwima. Ejo bundi nabonye filime umuntu uri kogotereta. Okay, kwigisha biragora. Ego. Mba ndi kugenda nigisha abashuga mami bo mu rusengero bagenda bagwa. Bakikinga ibitambaro n'ibijipo bigera ku birenge, ariko bararangiye. Baca inyuma abagabo b'abandi, tuzakina n'abaca inyuma abagore b'abandi. Ni inyigisho tuba tugira ngo zihindura abantu. Ubwo rero nyine ninakinnye, narambiwe ibintu by'agakiza ndagwa. Umugabo wanjye mutesha agaciro, nyine nishakira ibogari. Uyu mwaka twinjiyemo nabasaba gushyira ku macano yabo ibintu byubaka, kuko nibatabishyiramo, nimba hari ibintu Imana igiye guhagurukira, nzi neza ni icyitwa ari amacano. Kubera ko biteye iseseme abantu, biteye iseseme Imana, biteye iseseme n'ubwo igihugu ntaricarana nacyo ngo menye ibibari ku mutima. Ngenda bizi ko ari igihugu kirasesemwe, ari itorero rirasesemwe, ari no muri rusange mu bantu bafite iseseme y'ibintu biri kubera ku macana. Twongeye kuguha ikaze ni kuri M.Charlene official, umuyoboro w'ivugabutumwa umaze kumenyera mu mpande enye zose z'isi, aho waba waramaze kuyisubscribinga, wowe uyireba ukanayisangiza n'abandi ukaryoherwa nabyo. Turagushuje aho uherereye, reka ubuntu bw'Imana bukomeze bubane nawe. Hanyuma imbere za kamera turi kumwe na M.Charlene. Yesu ashimwe. Ari mu mwenda mwiza cyane. Hari umuntu wavuze ngo uza wamutungura wa. Hanyuma ari mu mwenda mwiza cyane w'ibara ryiza ry'icyatsi, anateze neza, isaha nziza, sentire nziza. Buriya no ku nkweto muraza kubireba murasanga hejuru ku musentire, igitambaro n'inkweto ari ibintu bisa, ndetse no mu ruziga rw'isaha kujyanisha ababyigiye he. Ni ukubera Imana, ntawe bitabera rega, nuko bitinda kuza, ariko burya ntawe utabimenya. Nta muntu wabwira ngo umukara wawushyiraho iki, nta n'umuntu wabwira umutuku ngo wawushyiraho iki ngo abiyoberwe. Bitinda kuza ariko ntawe bitabera, nta n'utabimenya. Yego. Hanyuma se uyu munsi ko wambaye neza cyane, nuko uri gusoza umwaka? Okay, uko biri kose
ngomba kwambara neza kuko ni igihe cyanjye. Kandi ngomba kuva mu bwiza njya mu bundi kuko nabivuganye nitabeshye. Amen. Ubwo rero rwose ababyeyi bakunda icyangwe bajye kuri Alpha Boutique. Mbese mba numva nanavugishijwe. Reka tubwire ngo ababyeyi b'abasirimu n'abakobwa b'abasirimukazi rwose bafite ku yabo nabo barebye ijisho rirabaha nibagende begere kuri Alpha Boutique. Ni muri shike, wanyura inzira zose wanyuramo, waturuka Inyamirambo, waturuka ku Muhima, waturuka mu mujyi, wahagera ni kuri shike. Turaza gushyiraho izindi adresse, turazishyira ku cyigisho cyane ko no kuri filime yanjye dushyiraho adresse zabo. Yego, hari n'igihe tuzanabagererayo tugende dufotore aho bakorera ndetse n'imyenda bafite hanyuma tuyibereke, ariko bashingire kuri uyu nambaye. Reka dushimire. Kandi ikindi nahabonye nuko buri taye yose umuntu afite irahari. Waba uri mugufi, waba uri muremure, ikintu cyose wakambara ugahita uberwa bitewe na taye yawe. Yego. Reka dushimira Alpha Boutique, tubabwire ngo ukuboko kwiza kw'Imana gukomeze kube ku byo bakora. Hanyuma reba bakunzi bacu, reka tubabwire ngo ubuntu bw'Imana no gufashwa n'urukundo bikomeze bane natwe, kandi ubu turasenze. Reka rwose Mama Charlene, ndashaka kugira ngo uyu munsi tuganire. Turi mu mpera z'umwaka. Tubanze tunasuhuze n'inshuti zacu ariko aho baherereye hose, yaho bari biyumve mikaza, ariko hari abantu basuhuza da. Ariko reka nkubwire inshuti zanjye, Mana we, sinzi nimba covid izashire vuba kugira ngo duhure, kuko muri iyi minsi ndabarwaye mba numva mbakunze cyane kuko barimo gukora ibintu bikomeye ku buzima bwanjye. Hari ikintu gikomeye nabonye, no kugira abantu bagukunda. Kugira abantu bagukunda batari indyarya. Ngiye iyo nkunda uri indyarya ndakumenya, ndakuvumbura. Ariko abakunzi ifite ba Mama Charlene official ni inkoramutima zanjye, ni abantu bari kunkora ahantu. Mbese n'iki cyangwe cyose ubona afite baba babigizemo uruhare. Rero ndabashuhuje abakunzi ba Mama Charlene official, abari mu Rwanda mu ntara zitandukanye, urubyiruko, abakuze, abantu batandukanye, abayobozi, abayoborwa mu itorero ryanjye, mu gihugu cyanjye cy'umugisha Imana yampaye kuvukiramo, mu bihugu by'abaturanyi, muri Afrika, mu Burayi, n'ahantu henshi. Hari n'umuntu umbwira ngo ngiye mba hano muri iki gihugu nkasanga iryo zina n'ubumbwe kubisubiramo ntabisubiramo, ari ahantu kuri. Imana ibahe umugisha. Hanyuma nkasuhuza kandi abakunzi banjye abasirikare, babizi ni ngombwa abasirikare by'umwihariko bari muri Nyungwe. Ubu hari n'imbeho nyinshi, Imana yo mu ijuru ibane namwe. Abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abagiye gucunga umutekano mu bihugu by'amahanga, abapolisi bashinzwe umutekano wo mu muhanda, bafite ibikorwa bitandukanye, ndabakunda cyane. Abarimu, buri abarimu nabo ndabakunda. Abarimu ndabakunda, batwigishiriza abana by'umwihariko. Yego, by'umwihariko abarimu bigisha abana bangiye ahantu bita mu Kagero internationali hariya muri Kibungo. Nabo ndabashuhuje muri lycée de Kigali mu Rugunga aho umwana wanjye yiga, muri Kidaho aho umuhungu wanjye yiga. Abarimu mwese munkurikirana ndabashuhuje, Imana ibahe umugisha. Hanyuma abandi bantu ushaka kuvuga n'abaganga. Abaganga namwe Imana ibahe umugisha. Aba ni abantu badufatiye runini, abantu bashinzwe umutekano, abantu bashinzwe kuguha ubumenyi, abantu bashinzwe kukuvura. Bara ni abantu b'ingenzi. Ni nayo mpamvu abo bantu nibubahwe. Hanyuma byagera nawe Imana iguhe umugisha. Na kameramani turi kumwe, abakameramani twabanye muri uyu mwaka, abankoreye tutakiri kumwe kwera impamvu zitandukanye, nabo turi kumwe, abakinnyi banjye ba filime, Imana nibahe umugisha. Yego. Umugisha ni ijambo rikomeye buriya muntu aho aryumve, kuko yaravuze ngo uzahabwa umugisha, uzasabira umugisha azawuhabwe. Kandi Imana yabyumvishe, bahabwa umugisha. Hanyuma Mama Charlene, uyu munsi turi kwerekeza mu mpera z'umwaka. Yego. Turi ku itariki 19. Umwaka urabura iminsi mike kugira ngo urangire. Abantu barimo baravuga bati tugiye gusoza umwaka, abandi tugiye gusoza umwaka. Abanyeshuri bari kuvuga bati ejo baratangira gutaha, turagutaha tujye gusoreza umwaka mu rugo. Ubundi gusoza umwaka ni gute abantu bagasoje umwaka? Nko kuri wowe gusoza umwaka ni iki? Yego. Urakoze cyane.
nasanze gusoza umwaka uko abantu babifata siko byari bikwiriye. Ukuntu babipanga, hari ikintu ushobora gupanga kikaza mu mwanya wa kabiri, hari n'ikindi upanga kikaza mu mwanya wa mbere. Wenda imyaka imaze gusozwa nkumeka ni myinshi, urumva uko bawusoza ndabizi, nanjye hari uko nawusozaga. Usanga mu rubyiruko bafite uko bawusoza, abacuruzi bafite uko bawusoza, mu rusengero bakagira uko bawusoza. Ariko nabonye gusoza umwaka kwa nyako cyangwa kw'ingenzi ni ukubanza kureba muri wa mwaka utangira. Umwaka igihe watangiraga, ya mezi, ya majoro, ya manywa, ya minsi, abo mwakoranye, abo mubana mu rugo, abo muturanye, sheri wawe, umugore wawe, umugabo wawe, abana bawe, abakugana, abugana, abo muhura, aho muhurira. Mba numva ikintu cyiza cy'ingenzi ni ukureba muri ya mezi agize umwaka, ese muri uyu mwaka nitwaye gute? Ibyo nishe ni bingahe, ibyo nakijije ni bingahe? Hanyuma icyo kintu wamara kugitekerezaho, ukareba ibyo wishe ushobora kuzura. Yego, ukareba ibyo wishe ushobora kuzura, ukareba ibyo wahombye ushobora kongera kunguka. Hanyuma ukaba ari bwo ugira gute uvuga ngo ngiye gusoza umwaka. Muri uyu mwaka hari abantu nababaje, muri uyu mwaka, ukanabasaba n'imbabazi. Hari abantu nagiriye nabi muri uyu mwaka, ugafata umwanzuro uti muri uyu mwaka nzabikosora. Mbese ubundi y'umwaka mu mwaka uba ugomba kureba ibintu wishe, ukagira ishyaka ryo kugira ngo uzabikosore mu wundi. Yego, kubera yuko ikintu bita ubuzima, ntabwo ubuzima ari ukurya no kunywa. Ubuzima ni uguharura umuhanda uzanyuraho mu myaka uzamara ku isi. Yego, iyo ugenda ukora amanyanga mu bantu, uhemukira abantu, urakaza abantu, ubabaza abantu, uba urimo gushyira amahwa n'amacupa mu nzira unyuramo. Kwisibira amayira. Naho waba uri umucuruzi, uri umushoramari uteye ubwoba, ariko warashyizemo amacupa n'amahwa, ntaho uzakandagira. Uzajya ukandagira wenda uba ufite ibifaranga, amahwa akujombe, ukandagire amacupa akujombe. Hari n'abantu maze bacukura ibyobo birebire mu nzira banyuramo, kandi ibyo byoba amaherezo kuko ari mu nzira bazacamo bakazabigwamo. Ikintu umuntu aba akwiye kubanza gutunganya ni imibanire ye n'abantu, imibanire ye n'Imana. Kuko kurama kwiza ni uko urama ugirira neza abantu, kurama kwiza ni uko wagiriye neza Imana. Kuko burya iyo ufite abantu bufite ibintu, nimba uri umucuruzi kugira ngo utere imbere n'abantu, nimba uri umuganga kugira ngo ubeho nuko wavuye abarwayi. Ikintu cyose nabonye mu buzima, nanjye kuba mpagaze ahangaha iyi kamera mpahagaze kubera bankurikiranye, baramutse badahari ntago naba mpahagaze. Ubwo rero gutunganya ibibazo byo mu bantu nicyo kintu cy'ingenzi. Uvuze ikintu gikomeye, ariko nsubije amaso inyuma mbona ko umubare mwinshi atari ko wifata iki kintu. Yego, kuko tumenyereye ko cyane ko umunsi wo gusoza umwaka ari ugufata sheri nita shushu be nkamujyana igikiyangugu cyangwa Kampala cyangwa Dubai nkajya kuryoshyayo nawe. Yego, nkataha. Cyangwa se umuntu amenyerewe ko ari ukugenda akajya kunywa akishimisha kuko ari amafaranga ye, akumva ko umwaka yawufiningije neza. Aha hantu nawushoje neza, namaze iminsi Dubai ndakushoje, najyanye n'abana. Yego, nasohokanye n'abana. Hari n'undi wigamba ati nariye abana benshi ibyuki. Yego, ibyuma nari ndi kumwe n'ibogari, ariko mbega baby shaho. Yego, ari kumwe n'amatuza nashoje umwaka neza. Abangaba bo bafite gusoza umwaka gutya, abayishoje bo bari gusoza umwaka bane. Kankubwire, ibi bintu mvuga hari abagabo bashobora kubimfashamo, n'abagabo mvuze kuko ari bo bahonga, bashobora kubyumva kurusha abandi. Abagabo bahonze muri 2019, ari kubyumva. Abagabo bahonze muri 2019 nibo bashaka kuza kumfasha kubyumva, cyangwa bakagira inama abandi. Muri 2019 nigeze nitegereza muri bihe bya covid na situation turimo yaguma mu rugo na covid.
ndicara ndatekereza ariko nk'umugabo wahonze inda cyangwa umusore wari uzi ko muri 2020 azakomeza gukora yego muri 2020 nzakomeza njye Dubai, muri 2020 nzakomeza njye mu Bushinwa, muri 2020 nzakora amasaha 24 kuri 24, abakiriya banjye bo mu ntara bazakomeza baze kundangurira. Niko yarabizi. Urumva nta n'ikibazo yagize asoza umwaka, yariyaye pe, aravuga ati nzakorera ndi. Ibyana arabirya, arya ibyana na bya nyina, arabasohokana, abajyanye he n'abajyanye he. Ariko muri 2020 covid je habaho icyitwa guma mu rugo, haba icyitwa guma mu karere, habaho icyitwa gusimburana mu buryo bwo gukora, habaho icyitwa gutaha kare. Uri kunyumvira? Nimba hari umugabo wicujije ongeraho ngo hakabaho n'ibikorwa bimwe na bimwe byabaye bitagikora, habaho kugabanyuka kw'abakozi. Iki kintu ubundi twagihereho nimba turi abantu bashaka kwiga no gufata. Ikintu cya mbere yatekereje uwo mugabo cyangwa umusore nta kindi, yahise yibuka ibihumbi yajyanye muri saro akoresha umusatsi w'umukobwa, yibuka yo yamusigishije inzara, yibuka sitire yagiye kumugurira, yibuka amakoko n'amacupa ya za mitsingi yamennyaho, bibuka abo baraje mu marogi n'abo baraje mu mahoteli, bibuka yo bahonze indaya, ayo bajugunye bakanywa ngo ikirori. Nubwo ntawaza kuri kamera ngo abivuge, ariko ako kantu kajemo. Harimo isomo ku bantu bankurikirane hafi na kuri, naho mwaba banajyo wabo bimeze gute, ariko harimo isomo. Harimo isomo ryo gutekereza mu buryo bw'ubuzima no mu buryo bw'umwuka. Ukaba uri umuntu uzi gukorera amafaranga ariko ukamenya no kuyajera. Mfite icyigisho nasohoye mbwira abantu ngo Imana niguha iminsi ujye uyibyazamo indi minsi. Imana niguha iminsi ujye uyibyazamo indi minsi, kuko hari ibintu ukora Imana ikavuga iti ni ukuri nkuyeho impanuka kuko nkubuze naba mpombye. Ariko hari ibindi ukora Imana ikavuga iti do ndirahiriye uyu mwaka n'uwurenza nzaba ntari uwiteka. Kandi abapfa bose ntimumburanye, ntabwo abapfa bose baba bahanwe, hari n'abataha bagataha, hari n'ababa bashoje barangije igihe, ariko hari n'ibikenya biba byakenyutse. Uri kumva? Ubwo rero Imana iguhaye iminsi ukayitwaraho neza ikugabira indi, yaguha imyaka ukitwara neza iguha indi myaka. Ni hahandi izavuga ngo nkukuriyeho abarozi, ni hahandi izavuga ngo nkurinze gucika iki, gucitsa amaguru, nkurinze gucika amaguru. Imana niguha akazi ujye ukabyaza kandi kazi. Hari abantu Imana iha akazi bakakitwaramo nabi, aho kugira ngo bakomeze bagakore ikabanyaga ikabaha ikagaha. Imana nubone guhaye umugore singahaho nibereye, Imana iranyaga se ko kubita udupapu bizaba kubita udupapu ari abagabo ari abagore. Nubone guhaye umugore abandi barababuze, ikaguha umugore utagutera stress, nushaka uzagura isumu ujye umuheka, kuko numufata nabi zakunyaga. Nubone guhaye umugabo ukabona n'umugabo utandukanye n'abandi bagabo, nushaka uzagura isumu ujye umuheka rwose, ujye unamuterura umwose nkose akabebe, kubera ko izakunyaga numufata nabi. Ikintu cyose Imana iguhaye niguha ubuzima ikaguha kubaho bifate neza, wikaya mu buraya, wikaya mu busambanyi, ikintu cyose Imana iguhaye gifate neza. Nimbi ubona koko iguhaye amezi 12 ukayafunga utarajya rusororo cyangwa murindi rimwe, ukayafunga udacitsa amaguru, wikigira umudanje, wivuga ngo ninzi gutwara imodoka na ninzi gukwepana n'impanuka, fata ya mezi Imana iguhaye uvuga utuye umwaka ngiye kwinjiramo ndawubyaza umusaruro, nibombarike kuwiteka, kuko nta kintu Imana yaduhaye itatwima. Nta kintu Imana yaduhaye itatwima. Abantu bibaho nk'abantu baranguye isi ngo yumve ko amajoro nayanjye, amanywa nayanjye, iminsi niyanjye, ibyo twahawe si ibyacu ni iby'Uwiteka. Ikindi gusoza umwaka neza si ukurya, si ukunywa, si ukwambara, si ukuba ufite ibebi, si ukuba uri kumwe n'ibogari, si ukujya kwinezeza. Ibyo biza ku mwanya uyu wa kabiri. Kukurya kuko ufite ubuzima, ukaba uri kumwe n'ibebi kuko Imana yaguhaye kuramuka, kuko amabogari ari muri koma ntago yicaranyeyo n'amabebi,
nta ni baby yakwicara iruhande uri muri koma ngo uyivemo yego nta nkoko warya ugiye gupfa ngo uhite ugarurirwa ubuzima. Ikintu cya mbere twahawe ni ubuzima n'imibereho, tubibungabunge kandi ikindi tuba abantu beza. Umva, umuntu mwiza naho isi itabimenya, ariko iyo uri umuntu mwiza ubereye abantu, umuntu mwiza abantu ukababera umugisha, abantu ukababera umuntu mwiza, ni ukuri kose imbere yawe uba warahashyize umuhanda w'amakaro. Ariko iyo uri mubi uba warahashyize amahwa n'imisumari n'ibyobo, kandi si wowe uzabigwamo gusa, umugore wawe azagwamo, abana bawe bagwemo, famiye yawe igwemo. Ubu uzi ko hari izina wavuga ngo data yitwaga runaka, bo hari abantu bahisha amazina ya basi bitewe n'ibyo bakoze. Ariko hari none se reka nkubwe, ufite papa wawe wabaye intwari akarwanirira igihugu, mu gihe cyo kwibuka bamushyira ku rutonde rwa mbere, ku buryo ushobora kubigendera uti data yari iki ngiki. Navuga byinshi ahangaha, habwirwa benshi hakumva bene yo. Ahangaha hari ngaruke gatoya nkubaze ku kintu cya filime. Filime ikomeje kuba ubukombe cyane, kugenda ubukombe, kugenda ikomeza kwandika amateka. Uyu munsi uko ugenda uraza ukurikizaho. Ejo bundi nabonye filime umuntu uri kogotereta. Okay, kwigisha biragora. Mba ndi kugenda nigisha abashuga mami bo mu rusengero bagenda bagwa, bakikinga ibitambaro n'ibijipo bigera ku birenge, ariko bararangiye baca inyuma abagabo b'abandi, tuzakina n'abaca inyuma abagore b'abandi. Ni inyigisho tuba tugira ngo zihindure abantu. Ubwo rero nyine ninakinnye, narambiwe ibintu by'agakiza ndagwa, umugabo wanjye mutesha agaciro, nyine nishakira ibogari. Ariko binera isoni. Ugomba kumenya nyine ko ari gukina hariya birangora cyane, nta nubwo uramba nabikinnye neza. Ntabwo mbikina neza kuko mbikina mbashaka gutanga ishusho tu, ubutumwa nk'uko ugomba kubugeza ahantu, ariko abantu bakabona icyo batanze, bakazanareba ingaruka zo kugwa. Kuko nta muntu n'umwe wigeze agwa ngo agire amahoro, kuko amahoro tugira tuyakura ku mwami. Uvuye ku mwami nta handi wayakura. Aho wayakura se harahaba, kuko ibintu byose amahoro biyavoma ku Mana. Yego. Hanyuma uyu munsi uri gutegura gukina akayiga filime, noneho uzaza umeze gute? Rero ubu ngubu ndashaka, hari filime yitwa Ubuhenebere Karundura, hari n'indi nshyashya abantu bazajya bakurikirana kwa mbere yitwa Imperuka. Imperuka tuzakina ibintu nyine ubona uti nibyo mu minsi y'imperuka kabisa, kugira ngo tube maso. Nta hantu nakinnye ndi muka data w'umuntu, mba mukase, urumva ni nk'umwana wanjye. Ubundi iyo umuntu ari mukase, nimba ubanye n'umugabo afite abana, abo ni abana bundi bawe, simpe nuko munabana n'umwana, ako kantu kongereho volume, nkongereho volume. Nimba ubana n'umugabo ufite abana, kimwe nuko nimba ubana n'umugore ufite abana, uwo mugabo w'abana koko nimba umukunda, icya mbere kizagaragaza ko umukunda ni ukumukundira abana. Kandi abo bana ukabafata nk'aho watwise amezi 9, ukabakorera nk'ibyo wakorera abo wabyaye, ukabafata nk'uko deja, kugira ngo bibe byiza unabafata neza kurusha abawe. Kandi nawe wa mugabo we nimba ushaka umugore ufite abana, ntabwo wamubwira ngo uramukunda ngo yeko afata abana be ngo bajyane he, ngo bajyane iwabo. Urwo rukundo ruba rurimo ibivuzo. Imbuto Foundation yaravuze ngo fata umwana wese nk'uwawe. Yego. Hanyuma ukuntu nkina ndi mukase w'uwo mwana, nkakunda umwana wanjye kugeza ubwo muhabura ikintu tukarya undi mwana tureba. Kandi narangiza ngahungura Bibiliya ngo ngiye gusenga. Ubwo ayo ni ugusenga iki sibyo, ni ukwambaza izepfiriye. Muri make ngaragaza imbuto mbi abagore bafite mu ngo zabo, kurera abana babakuru babo babasigiye b'imfubyi, kurera abakozi babo. Buryaga n'umukozi abaje ari umwana sha, burya mama wabakubwiye ngo nderera nanjye ashobora kuzakwishyura umunsi uzaba ndahari wapfuye nanjye. Kuko njye nabonye ibibazo ari njye mbona ubuzima, ahubwo mbona ubuzima ari ubwisungane. Muri ubu buzima dukwiye kuba kwisungana. Urabona bira bintu bya mituwere habaho ubwisungane mu kwivuza.
nyamara rero tujye tubaho ubwisungane mu kubaho kuko njye mama Charlene abana banjye Charlene aramfite ariko ejo napfa akabifubye nanjye rero nimba narakoranye n'ifubyi yaba ari mu buryo bwa filime bankinira ngomba kwifata nk'ifubyi nimba ari umwana waje mu rugo ari ifubyi ngo cyangwa afite ababyeyi ngomba kurerera rubanda nanjye bakazanderera nigeze njya ku ishuri ku kigo cy'abana banjye mbona umwana ararize ngo banze ko yinjira mu ishuri kubera minerivare ndavuga inese ubu koko mfite amafaranga uyu mwana ndamucaho ari kurira kandi nyafite mpita mubwira inti ngwino nkubwire mpita mushinga umwarimu ndamubwira inti aka kana enda aya mafaranga ugire gute uyakishyurire ibihembwe byose kugira ngo kazakore ikizami iyo ngiye mu muhanda nkabona umwana arigunze ndamureba ma washonje ntago wari abana barankurura ubwo uzi ikintu mba nkoze mba mbikiye fisi wanjye ibyo azarya mu myaka namugara sibyo ko bitazambaho napfa usibye ko mu bantu bazapfa vuba simbamo nzarama nananirwa mu bantu bazananirwa vuba sindimo ariko ngomba gukora ibintu bituma umwana wanjye aho azinjira hose bazakingura kugira ngo rero abana banjye bazakomere babone umugisha batera imbere bagubwe neza ni ugufata neza abana ntabyaye niyo gahunda uwo utabyaye muhuriye muri kwasiteri wari wabonaho umuntu bamuniga ngo yanze kwishyura bakamuniga kandi yicaranye n'ibibosi ese ubwo wafashe 1000 kwasiteri ukamwishyurira iyo nduri gahoro uri kumva burya abantu bajya bibwira yuko n'ubuzima bwiza bazabaho ari ubwo bashakiye mu gukora gusa gukora ni kimwe ariko no kwera imbuto no gusiga inkuru nziza ni ikindi ubwo rero iyo filime igaragaza ububi bwanjye hafata nabi uwo mwana umuzimu wa nyina akajya agira ati akajya ntera iyo filime rero yitwa Imperuka izajya isohoka ku wa mbere hanyuma ku wa gatatu naho hari indi filime izajya isohoka yitwa Ikigugu urumva igiki ikigugu iyo uvuze ikigugu umuntu wese wo murokora ahita yumva icyo ari cyo ikigugu ni igishyimbo cy'ikigugu cyitwa rumarinkwi icyo kigugu naho wagiteka iminsi 2 ntikijya gishya ikigugu no gushyiramo igikukuri ntago gishya ikigugu ntiwagikaranga ngo gifate amavuta ubanza n'umunyu kitafata n'umunyu ni igishyimbo kibi ubwo rero mba mvuga ibigugu byo mu rusengero ibigugu by'abashumba ibigugu by'abapasiteri ibigugu by'abaririmbyi ibigugu by'abavugabutumwa iby'abagore n'abaga ibigugu byo mu itorero utinye ikigugu Imana ivugira mu iteraniro ngo ndaje mpangane n'abasambanyi nje kubakoza isoni ikigugu kigasohoka kijya gusambana urumva atari urugugu ibintu bidatinyijwe ry'Imana ikigugu cyicarana uburozi muri korari kikicarana uburozi mu rusengero kikicara kigikuzimu akicaraho Imana iti nkojeje isoni abarozi n'abagikuzimu ikigugu bugacye cyongera kumanukira ikuzimu icyo ni ikigugu ni ibintu bisambanira mu makorari byajya kurepeta bikegeka abakobwa ku bikuta byo ku nsengero bigasomana bigasambana bugacya biza kuririmba ni filime yitwa Ibigugu hanyuma iyo kwa gatandatu ni ubuhenebere karunduru ubuhenebere kagize gute bwarundumuye ubwo rero izo filime zose nzikinamo ni filime zirimo inyigisho zitandukanye kuko nabonye kugira ngo sohore ibindimo njyewe ibintu biranyuzurana nkumva ngiye no kurwara kugira ngo byose mbisohore nahisemo kujya nsohora filime 3 mu cyumweru ku wa mbere ku wa gatatu ku wa mbere saa 2 ku wa gatatu saa 2 no ku wa gatandatu saa 2 ubone saa 2 z'ijoro oya zamanywa za mu gitondo niho bazajya bakurikirana izo filime hanyuma filime tw'ubuhenebere karundura isohoka ku wa gatandatu ngaragazamo abagore batita ku ngo zabo ahubwo bita mu rusengero kumva kugeza ubwo umugore yizera umukozi ko azajya amufatira neza umugabo maze umukozi nawe si ukumufata neza wowe kabyara we akamufata neza hagashya bakahatwika kandi hamara gukongoka
agatangira gukanura amajisho arwana noneho ukibaza uti se bya biterane yajyagamo na ya korari nyobozi riri noneho agize stress n'umukozi noneho ararwanya bishatse kuvuga ngo na ya misozi yirukagamo nta kimumariye nimba ahura n'urugamba akarwana bya biterane ajyamo byo bimumariye iki ubwo ni ibintu nk'ibyo turi kwigisha abantu b'Imana. Yego izi filime zifite imbaraga ziranaremereye zirimo n'amagambo akomeye reka mvuge ngo n'abakinnyi guhera kuri M.Charlene bagira n'uruhare no kuzandika n'abandi bantu banizifuza no kuzikinamo reka baze bagezekira umwuka wera w'Imana akomeza abashyigikira. Yego rwose abifuza kwandika bakadutera inkunga kuko n'umurimo w'Imana abafite location zo gukina ubutera nkunga bwose bajye bazana badushyigikira. Kanse nkwerekeza ku musozo kikiganira ariko nkubaza ibibazo nka bibiri mu gusoza umwaka ngirira ubutumwa ese YouTubers yego ni umunyamakuru ufite channel ni umuvuga butumwa ufite channel ayihireho ese we akwiye gusoza umwaka gute yatangiye umwaka kuva YouTube ibaho ari guserereza Dani ari kuvuga runaka ari kuvuga ibitari ese asoza umwaka ariko iri muri ibi bariya bo hari abo mbona bameze nk'ibikenya kandi iyo umuntu yabaye igikenya bategereje gukenyuka kuko icya mbere nta ruhinja rurimo ahanini usanga ari n'abarokore ngewe ubutumwa nabaha ngewe nuko uyu mwaka twinjiyemo nabasaba gushyira ku macano yabo ibintu byubaka kuko nibatabishyiramo nimba hari ibintu Imana igiye guhagurukira nzi neza ni icyitwa ari amacano kubera ko biteye iseseme abantu biteye iseseme Imana biteye iseseme nubwo igihugu ntaricarana nacyo ngo menye ibibari ku mutima ngenda bizi ko ari igihugu kirasesemwe ari itorero rirasesemwe ari no muri rusange mu bantu bafite iseseme y'ibintu biri kubera ku macano kandi kibabaje wajya kure ugasanga ngo uwo muntu ubikora yarizi uri kumva wajya kure ugasanga ngo arasobanutse ugasanga se uyu muntu diplome uwayimuhaye tutavugishije ukuri ubu ntiyayiguze kubera ko nge nubwo ntizitangaza amakuru ariko numva ibintu byo gutangaza amakuru ni amakuru agomba gukura abantu mu bujiji ni amakuru agomba kuyobora abantu mu iterambere ry'umubiri cyangwa iry'umwuka mbese ni amakuru agomba kubaka abantu yego ariko se kujya kuba uri umunyamakuru cyangwa ufite channel ugahamagaraho umuntu usebya abandi ugahamagaraho umuntu ibintu by'amagambo ibintu by'amatiku ibintu hari ibintu bigira ukabona nta kintu byamarira abanyeshuri ntacyo byamarira haba bikurikiranye ukumva ni ibintu byo guhangana no guhanganisha cyane ko burya hari ikindi kintu nabonye wenda ku bajya ku macano hari ikintu nabonye ku bantu bajya ku macano aritegereza akabona M.Charlene sindi bupfe kumubona kandi M.Charlene izina ry'ubwaryo riratwika hari umuntu wambwiye ngo nsigaye ntwika ngewe ubwanjye ndatwika si ngombwa ko ntwika umuriro ubwanjye izina M.Charlene riratwika gusa ni ngombwa ko ntwika nanjye ubwanjye ntwika kandi ntwika mu izina ry'Uwiteka buri ariyo mpamvu iyo nza gutwika mu izina ry'umuntu uhari gushya uri kumva hanyuma bakishinga abo banyamakuru bishakira amafaranga kandi nimba hari amafaranga wubakamo inzu igahirima cyangwa ikazatezwa icyamunara ni amafaranga yo guharabika nimba hari amafaranga ushobora kuguramo umwenda imbeba zikawurya nimba hari amafaranga waguramo urukweto rugasaza vuba nimba hari amafaranga waryamo ukuzuza inda hakazamo ibiyoka n'ibindi birwara ni amafaranga aturuka mu muvumo ariya mafaranga aturuka mu muvumo ni amafaranga mabi ni amafaranga utakoramo umushinga ngo uzarame ni amafaranga utakoramo ikintu ngo uzishimire uti nageze ku kintu nkigejejweho n'imbaraga zanjye hanyuma rero ngire n'inama abantu bari kuza ngenda bagira inama kuko ngewe ubundi meze nk'igiti cyatewe ku mugezi
noneho imizi yacu iragenda yinjira iragenda ijya ahantu kuko njye imizi yanjye ntawe wayirandura birumvikana naho waba urinde naho waba ufite imbaraga zingana izina ryitwa Mama Charlene ni izina ridakorwaho ni izina utarandura ngo rizaveho ni izina mbese ni izina rikomeye Imana yampaye izina rikomeye kandi ry'icyubahiro ndetse ry'umugisha nta muntu warihirika ahubwo ugiye kurihirika niwe wahita uhirimo nta muntu waryanduza kuko ni izina rifite isuku ubwaryo rirasa neza nta byondo warisiga nta mwanda warisiga ngo rise nabi ahubwo ndagira inama aba bantu baza guharabika abandi kuko nabonye atari nanjye gusa umunyamakuru arabanza akamushuka akamubwira ukuntu ngo abantu bankurikirana baragushaka cyane bamushaka bamuzihe baragukunda cyane ngo ugira ibintu byiza ngo ufite amavuta akamwagisera kubw'inyunguzi yagera kuri kamera ati mvugira runaka ikikwereka ko rero rya zina rye nta kicamo nuko ari titire nta zina rye bashyiramo burajo ni nawe zangatekereza ntago bashobora kwandika titire ngo bavuge ngo runaka kandi ari we wakoze ikiganiro cy'amasaha ngahe ugasanga ari muri titire nta zina rye bamushyiriyemo ugasanga kuri thumbnail ntibamushyizeho wenyine nk'umuntu utwika ahubwo bitabaje abandi biriya bintu rero ku kwezi kwagera bakabahemba ubufaranga bw'imivumo ni ubuteramwako ni ubufaranga bwagutera bwaki ni ubufaranga bushira vuba ntabwo ari amafaranga ahubwo ni ubufaranga maze ku kwezi agafata ubwo bufaranga mwe undi akagenda yisibiye amayira ubundi kwanga Mama Charlene ni nko kwanga Amerika kwanga Mama Charlene ni nko kwanga Amerika kuko wanze Amerika wayigira ute wayirese Haleluya kandi ifite haleluya kandi ifite ibisasu bifite hari sinzi ukuntu babyita ngo bimira ibisasu hari ukuntu ngo wohereza y'igisasu bakohereza ikimira ngo miru uri kumva kwanga Amerika no kuhagira inkoko ni nko kwanga rero Mama Charlene ndashaka ko abantu twese dukosora ibyo twishe abanyamakuru nibakora inkuru zubaka igihugu nimba utazanye ibisetsa abanyarwanda n'abatuye isi kuko abantu bakeneye guseka hari abantu bavuga ibintu ugaseka ari ikiganiro mperutse kubona cya Kanyombya na Nyarudindiri mba Nyarudindiri birurana bireba ukanisekera rata nibura n'umunkanyara ukagira ute ukagenda ukareba filime ukisekera hari n'utundi dukino dushimishije nimba utazanye ibishimisha abantu ntuzane ibyigisha abantu ntuzane ibiyobora abantu ibintu by'amatiku n'ibiki ari simpe n'Imana n'igihugu ntago cyabikunda ubwo rero amacano menshi ni ukuri ntago Imana izemera ko aya macano agumaho ntago bizakunda kuko nk'uko itemeye kwisengero zikomeza gutobanga abantu Imana yaremye niko itazemera hari igihe utuducana Imana izatuzingazinga nimba bazazigereka kubishyimbo ntibazazirya nta n'uwo bazazigurishaho ngo azemere nuko ujye uyireba uti yari cano yanjye noneho uyu mwaka nibikosore bubaka itorero bubaka igihugu ikindi hari amacano bitirira Imana ye baba data we wareba yo mazina bakuye muri Bibiliya wareba n'ibintu biri gukorerwa ukavuti wa Mana ufite akazi nuko gashoboye nibisubireho kuko nibatisubiraho ntago Imana yakemera ko bakomeza gusenya yego hanyuma akabazo kanyuma dusoza Mama Charlene mu minsi ishize hari umuntu wagukozeho ikiganiro kuvuga neza aravuga ati yararimo avuga abandi bagore batatu nawe gushyiramo ngo bintwari bagezweho n'amajanja banyuze mu bintu bikomeye ariko bagakomeza bakihangana bagakomeza bagakomera uyu mwaka ugiye kuwusoza gute uyu mwaka njyewe ukuntu ndimo ndawusoza n'ubundi njyewe sino mu mwaka uko ntangiye ukwezi iyo ndi mu kwezi kubamo nk'utazakubamo uzi kubaho uzi kutazabaho bituma ukemura byinshi umuntu uzi ngo azapfa ejo nko mu myaka itambutse hari abantu basangagamo ubwandu imiti itaraboneka agahita aba umurokore akaba umurokore agatunganya akishyura amadeni y'abandi yariye kubera ko azi ko ejo azapfa ngewe rero ntabwo imipango yanjye nyipangira mu mwaka ushize ngewe buri kwezi mporana imipango kandi imipango mporana niyo gusibura ibyasibamye niyo gutunganya ibidatunganyije ntago mba afite ingamba za buri mwaka gusa ahubwo buri kwezi mba afite imipango ngenda nayihorana imipango ubu rero imipango ufite
niyo kwagura ivugabutumwa mu buryo butari ubw'iyobokamana gusa. Kuko hari ukwigisha abantu ukoresheje Bibiliya, hari ukwigisha abantu ukoresheje ibikorwa. Niyo mipango mfite. Kandi ukundi kuntu ushaka gusoza umwaka, ndashaka no gushimira abantu. Nzabitegurira icyigisho kwabyo. Ngewe rero imishinga y'impera z'umwaka mba nyimaranye iminsi. Reka abakunzi ba Mama Charlene official aho muherereye hose, nkuko twatangiranye iki kiganiro ni nako tugisoje. Reka tubabwire ngo nakagaruka mu kindi kiganiro, mukomeze muba hafi na Mama Charlene official. Kandi Mama Charlene turagushimiye. Amakoze cyane. Umwaka ukuzakubere mwiza. Amen. Kandi intego zawo ufitemo ukuboko kwiza kw'Imana kuzakuba imbere. Shalom. Amen.